Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice ni 2 umurongo wa 19. Ibice 2 umurongo wa 19, ngira ngo ni umurongo rwose ubasha gufata no mu mutwe. Haravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Ndagira ngo nkoreshe iminota 20 yonyine. Ndibwira ko atari iminota mike. Ni ijambo ry'ihumure kugira ngo abera bamenye ko urufatiro rw'Imana rugihagaze, ntirushobora kugwa, ruracyahagaze. Cya kabiri, kandi rwanditseho amazina ngo Uwiteka azabe. Reka nshimire abantu batekereje ko nabona umwanya wo kuvuga muri iki giterane. Imana ibaha umugisha. Mbere yuko tuvuga ko urufatiro rugihagaze, natekereje ko tuvuga kuri iri jambo ryitiriwe iki giterane ryitwa ibisingizo. Numvise n'abanyamakuru baribaza cyane batese ko twumva iki giterane cyitiriwe izina rikoreshwa mu Bagatulika, ariko ibisingizo ni Ikinyarwanda. Byatumye mbaza abantu, mbaza n'ibintu, dore ko muri iki gihe cy'ikoranabuhanga umuntu abaza n'ibintu. Ndavuga ubundi ibisingizo ni iki? Ariko naje kubona ko ibisingizo biri hejuru yo gushima, nibyo bikuru. Kandi bibi bisingizo iyo ari amashimwe akomatanyije habamo ibintu 4. Icya mbere ngo ni ukwamamaza, icya kabiri ni ugushima, icya gatatu ni ukurata Imana yabikoze, icya kane ngo ni ukwerekana icyubahiro cy'Imana. Ibyo bintu iyo wabikomatanyije byose byitwa ibisingizo. Ibisingizo biva ku ijambo, riva ku nshinga rivuga gusingiza, ariko iyo bibaye byinshi byitwa ibisingizo. Hari uwansobanuriye ngo ibisingizo ni amashimwe arenze igipimo. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero intego y'ijambo ni iri twasomye rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Nimuhumure, ruracyahagaze, nta nubwo rushobora kugwa. Bibiliya iravuga ngo rurakomeye. Paulo yahuye na Timoteyo bwa mbere mu mujyi witwa Lusitira, ni mu Bagalatiya cyangwa Igalatiya, ubu ni mu gihugu cya Turikiya ubu ngubu. Paulo rero ngo aza kubonamo Timoteyo agakiza keza. Ushize narababwiye ko agakiza ari kamwe, ariko gashobora kuba gato kakaba kanini cyangwa kisumbuye kubera uwo kagezemo. Yesu yigeze avuga umugani w'umubibyi, aho ngaho ntituhatinda. Yabibye imbuto, zimwe zigwa mu nzira, izindi ku kara, izindi mu mahwa, izindi ku butaka bwiza. Iyo usomye neza usanga umubibyi ari umwe, ukanabona ko imbuto yabibye ari iz'indobanure, ariko ubutaka zaguyemo buratandukanye. Paulo rero ageze muri uwo mujyi akubitana na Timoteyo, amubonamo agakiza
yaravuze ngo yari afite kwizera kutaryarya. Muzasome muri Timoteyo wa 2 igice cya mbere umurongo wa 3. Haravuga ngo Imana nkorera nkurikije basogokuruza, mfite umutima uticira urubanza, niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro. Uwo ni Pawulo abwira Timoteyo. 4, nibuka amarira yawe ngakumbura kukureba ngo nuzure ibyishimo. 5, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo kwabanje kuba muri nyogokuru Royisi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko na kukurimo. Hari abantu bagira kwizera kuryarya, ariko hari n'abagira kwizera kutaryarya. Pawulo rero abonye Timoteyo aramukunda cyane, abona n'umuntu uzamufasha mu mirimo ye ya misiyoni, kandi yumva agomba kumutoza neza umurimo w'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Pawulo yandikira Timoteyo uru rwandiko, abari naho wenda soreze, hari mu bihe bibi. Icyambere hari igihe cy'akarengane gakomeye, ari nako Pawulo yaguyemo. N'urwandiko rwe rwa 2 hari akarengane gakomeye cyane. Icya 2, Timoteyo yari afite ubwoba nk'umwizera mushya, kandi nk'umuntu urimo gutozwa na Pawulo umurimo. Niyo mpamvu yamubwiye ngo Timoteyo ukwiriye kuba umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Aramubwira ngo kandi nta muntu n'umwe ushobora gukina n'iby'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwambikiye ubusirikare. Yamubwiraga amagambo yo kumukarira. Icya 3, Timoteyo yarababajwe nuko Pawulo amusezeyeho. Uzasoma aho Pawulo yaramubwiye ngo jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, kandi kugenda kwanjye kurasohoye. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, none ndangije iki? Urugendo. Aravuga ngo ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza umwami utabera azampa kuri uwo munsi. Aravuga ngo ariko Timoteyo humura, sijye gusa, ahubwo n'abategereje kuzaboneka kwe bose. Timoteyo yari afite agahinda, yari ababajwe n'ibyo byose n'ibindi ntashobora kuvuga muri iyi minota. Atangira guhagarika umutima, kandi hari haradutse inyigisho zikomeye z'ibinyoma z'uwitwa Humunayo na Fileto. Bari baramamaye babwiriza ubutumwa, babwira abantu ko kuzuka kwamaze kubaho. Pawulo aravuga ngo maze bubika kwizera kwa benshi. Ibyo byose byizingira kuri Timoteyo. Hari akarengane. Pawulo aragiye aransezeye, ariko ubu nkurikije ibintu mbona, hari Abakristo bakiriho. Pawulo aramwandikira ati Timoteyo, Abakristo bariho. Yari amaze kwinjirwamo na wa mwuka wa Eliya. Igihe yabwiraga Imana ngo abahanuzi bose barabishe, ni jye jyenyine usigaye, none nanjye barimo kugenza kunyica. Imana iramubwira ngo Eliya, hari ahantu hari abantu ibihumbi batari bapfukamira bayari. N'ubu abantu baribaza, ariko se itorero, hari n'abajya bambaza, ariko se itorero rya kera ryari rimaze se? Iyo kera uvuga ni ryari? Ni mu byakozwe n'intumwa. Ni ryari ibibazo bitabayeho, ni ryari kugwa kutabayeho. Ariko ntiwishuke,
itorero rya Kristo ntirishobora kugwa kubera ko urufatiro ruracyahagaze kandi rwanditseho amazina. Wowe uzagwa na nakazagwa n'abandi bazagwa, ariko itorero rya Kristo ntirigwa kuko ryanditse. Haleluya! Ryanditse ku rufatiro rutagwa kandi ruhora ruhagaze. Mu gusoza, abatambyi bo mu isezerano rya kera, umutambyi mukuru hari imyenda yambaraga, ntabwo ushobora kubivuga byose. Iyo myenda yambaraga hari haragenewe amabuye ane. Amabuye abiri ya mbere yabaga ku mutima, baravuga ngo ni Urimu na Tumimu, byajyaga bituma umutambyi ahishurirwa agaca imanza zitabera. Icya kabiri, mu myambaro ye yagiraga andi mabuye abiri ku ntugu. Ayo mabuye abiri ku rutugu rw'iburyo n'urw'ibumoso habaga handitseho amazina 12 y'Abisirayeli, hamwe 6 ahandi 6. Imirimo ye y'ubutambyi yakoraga rimwe mu mwaka. Yarabanzaga ubwe akazana ikimasa, akazana n'intama, akitambira ibitambo by'ibyaha bye ubwe. Kristo ntajya yitambira ibitambo by'ibyaha, kandi ubutambyi bwari bukwiye gusimburwa. Icya kabiri, Abisirayeli, imiryango 12 ya Yakobo, bakazana ihene ebyiri. Imwe umutambyi akayifata akayitamba, iya kabiri agashyira ikiganza cy'iburyo ku ruhanga rw'iyo hene, akaturiraho ibyaha by'Abisirayeli, akayohera iyo mu butayu. Iyo hene yagarukaga yabaga ari amahano, babisubiragamo, baravugaga ngo ibyaha ntibyababariwe. Yesu yabaye ihene yo gutamba n'iyo koherwa. Niyo mpamvu bamusohoye mu murwa bajya kumwicira igorogota, abihene yo koherwa, kandi ntiyagarutse. Icya kabiri, ayo mabuye abiri yabaga ku rutugu rw'umutambyi, rimwe ryanditseho amazina 6, irindi 6 ya bene Yakobo. Akinjira hera kugira ngo asabire Abisirayeli imbabazi bakira ibyaha by'umwaka wose. Kristo nawe, aleluya, yanditsweho amazina y'abera, kandi ntago yinjiye mu buturo ahera cyane bwo mu isi, ahubwo ngo yinjiye ahera cyane ho mu ijuru. Aho ngaho ni habereye umutambyi iteka ryose, kandi amazina y'abera yanditswe ku rutugu rwe. Urufatiro ruracyahagaze kandi rwanditseho amazina, ntirishobora kugwa none ku manywa na nijoro. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Twongere nanone ngo amen. Bibiliya iravuga ngo imiyaga izahuha, imivi izatemba. Uriho muranyumva? Kandi ibyo byose bihuha bitunguranye, ariko nibyikubita kuri urwo rutare, kuri iyo nzu yubatswe ku rutare, ntishobora. Undebe hano, tugiye gusenga. Kambabwira ikintu kimwe navumbuye. Itorero ryo mu Ibanga riyobowe n'umugabo udahinduka. Ntibisaba ko tumukorera amatora, niwe muyobozi kuva yaritangiza igorogota. Ntasaza, ntananirwa, ntasinzira, ntakena. Kandi Bibiliya iravuga ngo ni umwungeri mwiza, azijya imbere, abandi barazishorera ariko azijya imbere. Umuranyumvise? Kandi yazihaye n'ubushobozi bwo kumva ijwi rye. Hari abantu bari kumwumva? Ndanezerewe Jean Paul, mushumba aranderanje. Icyo nshaka kubabwira ni igiki? Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubabwira yuko ibindi byose bishobora gusenyuka n'amazina agahinduka, ariko abari mu itorero ryo mu Ibanga, muriho muranyumva,
dufite ibyiringiro bimwe, dufite Imana imwe, dufite umukiza umwe, dufite umwuka umwe, dufite ubugingo bumwe, turamutegereje, turamurindiriye, kandi naduhamagara tuzamwumva. Itorero ntirishobora kunanirwa, ntirishobora gucogora, kuko uriyoboye afite ibyangombwa byo kuritunganya no kuryeza no kuriha imbaraga no kurikomeza no kuririndira mu isi kugeza umunsi azaryishyira. Tumukomere amashyi cyane. Ndifuza ngo iri teraniro turisengeremo abantu. Birashoboka ko waje hano waraguye ukumva hari ubuzima bwo mu Mana watakaje, cyangwa se ukaza hano utarakizwa. Iki giterane cya Baraka ntikigusige uri ukuri, ahubwo dukeneye yuko kiguhuza n'ubuzima bwo mu Mana binyuze muri Kristo Yesu. Kandi uhumure, uru rusengero mureba rwa Nyarugenge ntabwo ruzengurutswe n'inkota, oya, ruzengurutswe n'imbabazi gusa. Kandi uwo mugabo tukubwira ntabwo ari hano gusa, ahubwo ni ruhande rwawe, arahari ngo guhe serivisi z'ubugiraneza. Hari umuntu waba ari muri iterana akeneye kwakira Yesu, warambura gutya ikiganza twagusengera rwose, uyu mwanya ntituwurenge. Cyangwa se ukumva waraguye ukumva ukeneye kugarukira Yesu. Urumogi ntiruzaguhereza amahoro, ubusambanyi ntibuzaguhereza amahoro, ubujura ntibuzaguhereza amahoro. Muri Yesu niho honyine Imana yafashe ibintu byose yashaka guha umuntu ibipakiramo. Iyo tumugezemo byose turabyakira. Niba rero muri aya materaniro ukeneye kwakira Yesu, waraguye, warasubiye inyuma, waracogoye, twagusengera. Urambura ikiganza cyawe, hari uhari? Warasubiye inyuma, waracogoye, twagusengera. Urambura ikiganza cyawe, hari uhari? Rambure cyane, niko umuco w'itorero ryacu meze. Mu ndebere no hejuru, nitumubona turamusengera. Arahari? Aha, tera intambwe turakwinginze uze hano, ninginga abashumba bakuzenguruke. Waba intama imwe urakomeye mu bwami bw'Imana. Ibi bintu byose Baraka yakoze, ijuru rishobora kudaserebura no kunezerwa, ariko umuntu umwe wihannye akakira ubuzima bwo mu Mana, mu ijuru bamukorera ibirori. Celebration iratangiye. Iyo nta muntu wihannye mu materaniro, nta birori biba byabaye mu ijuru. Ibyo twakora byose, twavuga amagambo y'ubuhanga, twashyiramo theology, twashyiramo etymology, twashyiramo ibyo gucungurwa, tukigisha ibintu bihambaye, tukavugana n'ubuhanga, nta muntu wihannye, nta celebration. Ariko kuva hari umuntu umwe uhagurutse, ubu mu ijuru batangiye guserebura. Ube maso rero, uraza kubona ko Imana iza gukora muri aya materaniro. Niba hari n'undi mumumfashirize kugira ngo atere intambwe, tumusengere, mumuyobore neza, aze. Besareri mwansanga hano, nimunsange hano mugiye kubanza, twabivuganye na korali Baraka, nimunsange hano mutere intambwe rwose, ntacyo bitwaye, kuko bagiye kumusengera. Abashumba mwese nimuhaguruke mu munsi mukuru wabaye mu ijuru, dusengere uyu muntu w'Imana. Dore n'undi araje, dukomere Imana amashyi cyane tuyishimire. Turabinginga ngo mukure amaso ku bindi bintu byose. Impinduka zizabaho, ibintu bizahinduka, ariko muri Yesu niho honyine hatagira impinduka. Mukure amaso ku bindi bintu byose, mutumbire Yesu. Mushu niho wakiriye izi ntama, reba ukuntu zigenza muri ya serivisi ya kaya Yesu yabahaye ngo mujye mwakire intama. Ndagira ngo dusengane Imana twese, kandi ni byiza ko twese duhaguruka muri iki giterane kugira ngo twiyerekane imbere y'Imana. Imana nawe igukoreho. Ndabizi ko waje ahangaho ushaka Imana, kandi irahari. Imana irahari, uyakire mu buzima bwawe. Nubwo bene data bapfukamye hano, ariko by'umwihariko nawe wahaguruka, ugahaguruka ukakira Yesu mu buzima bwawe. Aragushaka. Uyu ni umugoroba wo kugira ngo duhamagare Imana mu buzima bwacu. Mana yacu turagushimiye, turanezerewe, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu. Hari umwihariko wihariye twamaje kumenya kuri Imana yera, Imana ireba, Imana idahinduka, Imana ishobora byose. Turaguhamagaye muri iri teraniro kugira ngo ikiganza cyawe cy'imbabazi, ikiganza cyawe cy'imbabazi, uracyakora, uracyariho. Bene data bashiki bacu bapfukamye imbere yawe, barakwakiriye mu buzima bwabo. Uhereye umunsi wa none, twirukanye imbaraga zose za Satani zabakoreshaga gukora ibyaha bagasubira inyuma. Imbabazi z'Imana ziracyariho. Haleluya! Turabasengeye, amaraso ya Yesu
n'abeze. Uyu munsi bafashe umwanzuro mwiza wo kukwakira, wo kugendana nawe, wo kubana nawe, ubarinde gusubira inyuma. Ndasense mpamagara Imana kugira ngo urukundo rwawe riboneke kuri bo, urukundo rwawe, imbabazi z'Imana ziboneke mu buzima bwabo. Nibakongere gusubira inyuma ukundi, nibakongere gusubira mu byaho ukundi, kubera iki giterane cy'uyu munsi kibabera icy'amateka mu buzima bwabo, kibabera icyo kukwakira, ubaha ubuzima bushya, ubaha ibyishimo batari bafite, ubaha umunezero batari bafite. Uyu munsi haboneka impinduka mu buzima bwabo, kandi saba bonyine, ahubwo umuntu wese wateye intambwe aza imbere yawe, musabiye imbabazi ku Mana, haboneka impinduka mu buzima bwabo. Reka bongere bandikwe bundi bushya, reka bongere babone neza y'Imana, reka imbabazi zawe ziboneke kuri bo. Hanyuma kandi tugisenga, reka amazina y'umuntu wese, izina ry'umuntu wese, urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Iryo zina uyu munsi niryongere ryandikwe. Menaguye imbaraga zose zibitavuga Imana, imigambi yose ya Satani tuyiburijemo, tuzamuye ibendera ry'Imana, ibendera ryo kunesha n'ubutsinzi twaboneye igorogota. Aho niho twakuye umunezero tutari dufite. Kandi n'umurwayi wari urwaye muri iri teraniro, Yesu aracyakora, Yesu aracyariho. Ndongeye ndahamagaye ijuru, Yesu ukiza, ndambura ikiganza kuri uyu murwayi, niyakire ubuzima, niyakire gukira tubonera muri Kristo Yesu. Uko warejo n'uyu munsi ni kuri, uri Imana idahinduka. Tugukoye mu mashyi tugushimira. Icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana ibihe byose, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.